Mana gumugisha Kofi. Merci mama boss. Muraza kutwihanganira dufite imbaraga nke z'umubiri. Naza ntangazwa ahubwo no kurundutira afite nyinshi. Twisharanye azavuga ngo afite zikeya ariko nabonye ufite nyinshi. Yewe ni nke cyane. Sinamenya ariko turashima Imana kugera muri itorero rya Vision. Ngewe itorero nsengeramo mu gihugu mbamo naryo ryitwa Vision. Rero Imana ishimwe ko ngeze muri iri ngiri naryo kandi ni byiza n'umuci. Turashima abakozi b'Imana batwakiriye mpere kuri apotre twari tuzi ko tumubona nanjye nzamukurikirana namubonye n'umufasha we umugisha kubana namwe Revera Pasteur n'umudamu Imana bamugisha kutwakira. Itorero ryose muri rusange rya Vision n'umugisha kubana namwe. Turashimira Kofi tugejeje muri iki gihugu ni wakoze communication ariko muri rusange n'itorero rya KDP harimo abasaza kozi b'Imana twabanye nabo umusaza ungana nka kuri bakomeza kujyana natwe n'umugisha kubana nawe tubiha agaciro cyane. Abanyabujumbura abantu bose twakomeje kubana muri iyi minsi n'abandi bagiye baza tubiha agaciro Imana bawumugisha. Tubiha agaciro Imana bawumugisha. Hallelujah. Ndashimira abatumirwa bagenzi banjye Denise n'umugisha kubana nawe cyane. Ni umumama mwiza cyane. Mama mwiza kabisa. Mwiza abereye amateraniro. Nta kindi kintu ashoboye uretse gusa kuba mu nzu y'Imana. Nibindi yabikora ariko ibyo ashoboye nyine. Iyo bavuze ngo gushobora ni ikintu amaximiza. Amusuke na madamu n'umugisha kubana namwe. Abakozi b'Imana, ba apotre, ba pastori n'abandi batandukanye. Katugana ijambo ry'Imana mu minota 25 isigaye kandi ni myinshi cyane n'ukuri. Endangiza nze kwicara. Bihari DJ nimbabona ndime oye komeza musona bamuhereze na windi ubwo wambaye ubushwambagara mwumva ayo magambo teme yangira birangiye yakwambika umwenda w'igitare iri jambo nta kimwe kimunanira agengiri ni ureba twavuga ngo haleluya haleluya haleluya. Ndashaka kubabwira hejuru yo kwizera. Bibiliya ivuga kwizera mu bice nka 4 cyangwa 5. Pastor twahaye agaciro ikaze rya Imana bawumugisha. Kwizera kwa mbere no kwizera upfuye. Yakobo yavuze ibice 2:17 aravuga ngo hariho kwizera gupfuye. Kwizera gupfuye nukuhi nukwizera umuntu agira ariko kumukura mu ntego y'icyo agomba gukora. Niko kwizera Paulo yavuze Yakobo yanditse aravuga ngo kurapfuye. Nukwizera ariko ko gutandukana n'intego umuntu ntabashe gukora. Uno mubiri wanje impamvu mubona ngenda mukabona abantu barimo kugira gutya barimo kuzamura amaboko mukabona abantu basaze mukabona abantu barishimye n'umwuka undimo. Nuvuga ngo umwuka bawushyize hano no mubiri wanje bakawushyira hano uyu mubiri ntacyo wakora. Birasaba ngo umwuka uze ugere muri ngewe kugira ngo umubiri ugire muvuma. Nuvuga ngo bakuyemo umwuka umubiri nubwo waba urimo kubona gutya niyo twita ngo ni umubiri upfuye. Nuvuga mu yandi magambo rero kwizera kwacu
iyo kutari muri activity, iyo kutarimo kuririmba, iyo kutagutera kumva ko wasenga, iyo kutagutera kumva ko wagirira abandi bantu neza, iyo kudashobora kugutera kumva ko wasoma ijambo ry'Imana, iyo kutafite ikintu kugusukumira muri wowe ugira icyo ukora, uragufite ariko kurapfuye. Mwavuga ngo amen? Amen. Ako karumvikanye cyane. Hari abantu bafite kwizera bazabwira Imana ngo barizeye, abo twari kumwe ejo nabwo ikuntu iby'Imana bimeze. Iby'Imana ni ukwemera, warangiza ukiyemeza, warangiza ugasiga, ariko ukagira ibindi bintu usanga. Ntabwo ari ukwemera gusa, ni ukwemera ariko warangiza ukiyemeza, ukavuga ngo narahamagawe, aho ukavuga ngo nubwo nahamagawe ngomba kureka andi magambo, ngomba kureka bino nibi, hanyuma ngakora ibi ngibi. Niko kwizera Imana. Iyo bitari ibyo ufite kwizera ariko gupfuye. Kwizera kwa kabiri ni ukwizera kw'abadayimoni. Ibice 2 umurongo wa 19 biraravuze ngo n'abadayimoni nabo bazi ko Kristo ari umwana w'Imana, ariko ikibazo ntibabyemere. Abantu bazi ko gukizwa ari byiza, ariko washaka imbuto kazibura. Ni ukwizera kw'abadayimoni, ko kumenya ko Yesu ari umwana w'Imana, ariko abantu ntibamuyoboke. Kwisi hari amadini 4 akomeye kuruta yandi. Idini rya mbere ni rya ababudiste. Ababudiste basenga icyo bita Buddha. Agakiza kabo ni ibikorwa byiza, Yesu bamufata nk'umuhanuzi gusa, birarangiye. Ababudiste basenga Buddha, bagafata Yesu nk'umuhanuzi, ariko kandi agakiza kabo ni imirimo, ni ibikorwa byiza, nta kindi. Abo bita abahindu basenga icyo bita Shiva and Vishnu, basenga intozi. Hanyuma agakiza kabo ni indangagaciro, ni ukutabeshya, ni ukutariganya, ni ukutagira gute, ni ukudafata ikintu cy'undi muntu. Iyo umuntu afite ibyo ngibyo abakijijwe. Ariko bamubwira ngo Yesu ni iki, akavuga ngo Yesu ni umwana w'Imana, ngo ariko utari ikinege, ngo Imana yari ifite abahungu benshi, ngo hapfuye umwe, ngo kandi uwo ngo wapfuye ngo ntiyapfuye kubw'ibyaha by'abantu, ngo yarapfuye gusa. Abayisilamu basenga Imana, hafi ya twese bazagenda batubeshya ngo dusanga iyi Imana, ngo icyo tutazatwemezanyaho ni Yesu, barababeshya. Uriya Yesu baza bavuga ntabwo ari Yesu wa Isiraheli, ntabwo ari Yesu umwana w'Imana. Hoya nino Mana ntabwo duhuje Imana. Abantu babwira ngo duhuje Imana, ntabwo duhuje Imana. Ndababwira ibimenyetso nka 3 bigaragaza ko tudahuje Imana. Muhammad yagiye mu nzu asanga umwana w'imyaka 9, aramwifuza, arangije kumwifuza amufata ku ngufu. Arangije kumufata ku ngufu baramubwira ngo namushake, wenyine aravuga ngo namushake, ashaka umukobwa w'imyaka 9. Ibintu leta itakwemera turetse Imana ya Isiraheli. Umwana w'imyaka 9 baramubaza ngo se ni kubera ko washatse umwana w'imyaka 9? Arasobanura ngo ni Imana yamubwiye ngo namushake. Mwabantu mwicaye aha ngaha, Imana yakubwiye ngo ushaka umwana w'imyaka 9? Tiduhuje Imana. Mwavuga ngo amen? Amen. Ntabwo duhuje Imana. Icya kabiri yaravuze mu isura ya 2 aho navuze ejo bundi 171, yaravuze ngo umwanzi wawe ngo uzamwice, ariko Yesu siko yavuze. Imana yacu yaravuze ngo uzamukunda abanzi banyu. Mwavuga ngo amen? Duhuje Imana? Ntabwo duhuje Imana. Baravuga ngo Yesu agakiza k'Abayisilamu nakaye, agakiza kabo ni imirimo myiza. Nuvuga ngo umuyisilamu bamubwiye ngo niyice abakristo runaka, akaza bikaba ngombwa ko yabica. Mw'impamvu mutabyumva gutyo ni ukubera ko turi hano mu Burundi no mu Rwanda n'ahandi hari uburenganzira bw'abo bantu, ariko nujya muri Arabia Saudite n'ahandi umuntu wabashije kwica abakristo benshi aba ari intwari. Kandi abayisilamu ntibakaza babesha ngo abayisilamu bakababesha ngo ikorowani ngo iravuga. Impamvu ikorowani yo muri Arabia Saudite siyo yahangaha mu bwiza. Amakorowani buriya ni igihe Muhammad yaramaze gupfa, igitabo bimwe bigenda bibura, barangije bashaka abantu gusa bafite amakuru, barayegeranya barayandika. Niyo mpamvu ikorowani dasa. Niyo mpamvu umuntu wanga mu bwiza asoma ikorowani agasanga ikorowani dasa niyo muri Arabia Saudite. Ariko twebwe ibyanditswe byera byahumetswe niki? N'Imana. Kandi byose birasa. Mwavuga ngo amen? Haleluya. Agakiza kabo ni ibyo bikorwa byiza. Hakaba n'icyo bita Christianity, ubu Kristo ubungubu abakristo. Twebwe twemera Imana imwe rukumbi, tukemera ko Yesu ari umwana w'Imana w'ikinege, kandi wapfuye kubw'ibyaha bari mu isi. Umwizera wese afite ubugingo buhoraho. Agakiza kacu kaboneka hehe? Kaboneka mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa ibice 4 umurongo wa 12, kuko nta rindi zina twahawe umunsi ijuru umuntu ashobora gukirizwamo uretse izina rya Yesu.
mu ndirimbo iyo ndirimbo ndetse nta rindi zina twahawe umunsi w'ijoro. nta rindi zina twahawe aha yo gukirizwamo atari izina rya Yesu. Ni izina rikomeye bidashidikanywa mu ijuru no mu isi. twavuga ngo haleluya haleluya. Amen. Ako muri hano muvuge ngo amen. nta rindi zina twebwe akandi niyo mpamvu biravuga ngo imfura zose si abakristo ariko abakristo bose bagomba kuba bari imfura. Bisobanuye iki? Birasobanuye ngo ushobora kuba utasambana utabeshyura umwana mwiza ariko ntibisobanuye ko wakijije. Gukizwa ni ukwizera umwami Yesu. Amen. Warangiza ukongera kureka ayo manyanga yose. Yesu ku musaraba ubundi hari ibintu bitatu byabambwe ku musaraba. Ikintu cya mbere cyabambwe ku musaraba ni Yesu. Icya kabiri cyabambwe ni isi. Niyo mpamvu Pawulo yavuze ngo mbona iby'isi bibambwe. Icya gatatu cyabambwe ni wowe. Nimba ukisambana ukabeshya umuntu akagutuka ugatukana no kuta abantu bazaba ngo Yesu yarabambwe ngo turabamburwa. Hoya, Yesu yarabambwe natwe turabamba. Yesu yarafuye natwe turapfa tuzukana nawe. Amen. Impamvu kimeze gutyo nuko Yesu yafuye wowe urazuka. Nimba ikicumva umuntu yagutuka nawe ukamutuka wowe ntiwigeze ubambwa. Habambwe ibintu bitatu ni Yesu n'isi nawe. Akumbabazi mubona mwarabambwe kweli. Kwizera ko abadayimoni ni ukwizera ko kumenya ko iby'Imana ni byiza ako mukanga kubijyamo. Ni ukwizera ko abadayimoni kumenya ivugabutumwa ni ryiza ariko ngiye najya gushaka amafaranga nkari kivugabutumwa ni ukubera wabikoze byombi. Wabanje Imana ugashaka n'amafaranga. Kwizera kwa gatatu namwe murandirimbira kandi karirimba ni ukwizera kubusa. Kuba mu Bakorinto 15 aho Bibiliya yavuze ngo mwe Yesu wacu atazuka ngibyo twizeye byari kuba ari imfabusa. Ni ukwizera icyo bita vain kubusa nta kindi kintu kibamo. N'abantu bavuga ngo barizeye gusa ariko batazabizera ko nibapfa bazazuka. Niyo mpamvu abaroma Paulo yandikiye abaroma 18 aravuga ngo nimba umwuka w'Yesu Yesu Kristo aba muri mwebwe ngo azazura imibiri yanyu ipfa namwe. Abantu bazagenda bafite ibyiringiro yuko Yesu azazuka. Nimba Yesu yarazutse nako tuzazuka. N'izina risumba yandi ab'isi batamenye Yesu soko y'amazi amara inyota Kristo nzira y'ubugingo ubugingo bw'iteka azatugeza mu Turi kumwe? Yego. Mwavuga ngo amen. Amen. Hari inyigisho z'ibinyoma. Uraza kundirima karimba kavuga ndute kavuga ngo kwizera kwacu kwashima niho kugira ngo bumve ino ndirimbo neza. Kwizera kwacu kwagize gute? Kwashimagije. Nuko Yesu ataheze mu gituro. Kwizera kwacu kwashimagijwe kwakomeye kwabayeho. Nuko Yesu ataheze mu gituro. Bya bihe byose byari bibi byahindutse byiza kubera Yesu. Mwavuga ngo amen. Amen. Pastor abasadukayo Yesu yasanze abantu benshi. Yesu yasanze abo bita abazenete, abafarisayo, abasadukayo akaba bose nta kibazo. Reka mvuga abasadukayo. Abasadukayo bakazavuga ngo umuntu azabaho ngo agapfa ngo bikaba birarangiye. Yesu aravuga ngo Yesu uko nguko. Abafarisayo bakavuga ngo Yesu azazo yemuntu nyuma yo gupfa hariho kuzuka none ntibabyumvikaneho. Abasadukayo bakavuga ko ari uko kugira ngo Yesu ashimangire ko kwizera kwacu kwashimangira kwizera kwacu kubeho gufate neza nuko Yesu yagombaga kuzuka. Iyo Yesu atazuka nta kofi nta buhanuzi bwari kubaho nta cyo kuvuga cyari kubaho nta torero ryari kubaho nta ndirimbo zari kubaho nta kuramya no guhimbaza byari kubaho. Ibi byose biriho kwera ko Yesu wacu yazutse. Yesu azura ibyawe byapfuye none rero. Hallelujah. Mwavuga ngo amen. Hallelujah. Ibyawe nibizuke mu izina Ya Yesu. nimba Yesu yozuka uzutekereza ko gukiza abana birwaye ubuzima bwawe gusubira numva ari byo bigoye. Hari inyigisho bitaga ngo ni dualism. Dualism zari inyigisho z'ibinyoma
zibwira abantu ko imana yacu ikomeye ariko na satani arakomeye. Barababeshya. Imana yacu irakomeye, satani wacu yaratsinzwe. Uyu satani tugira hano ku isi yaratsinzwe. Imana yacu ni ikomeye. Ni matope. Babwira ukuntu satani yatsinzwe se. Nuko azabatera mu rugo mwese n'abana mwarwaye. Nta bindi bisaba. Nukubwira Imana gusa ngo Mana ya Isiraheli kubw'imbaraga zawe nibakire mu izina rya Yesu. Satani yarakoresheje abantu ibihumbi n'ibihumbi abana bakazinduka bakiza. Umugabo umwe herutse kudusetsa akora umugabo w'umukozi w'Imana. Amen. Amen. Ari umugabo w'umukozi w'Imana nakunze cyane. Yaravuze ngo bazava ngo abadayimoni ngiwe ntabazi. Ngo nta badayimoni azi. Ngo buri munsi iyo bateye mu rugo rwiwe ngo akabyuka ngo babona barimo kugenda ngo ntarababona mu maso ngo zabona hano barimo kugenda. Bazabona gusa umunsi berekeyeyo. Ngo ntarababona amaso ku maso gutya. Kubera ko utarababona ngo umunsi iyo mbyutse ngiye gusenga ngo bahita bagenda. Nimbwe kubitana amaso n'abadayimoni ni ntege nkeye ufite ariko abadayimoni ntibakomeye. Bazatsindwa n'izina ry'Umwami Yesu Kristo. Kwizera kwa kane nuko atugiza abana b'Imana. Uko Imana yakunze abari mwisi cyane byatumye itanga umwana wayo Wikinege. Iyo gahunda y'Imana kugira ngo umwizera wese atarimbuka. Nukwizera kwadukijije. Kwizera kwa gatanu. Soza. Kwizera kwa gatanu. Nukwizera ko kumuvunjo. Kumuvunjo. Shaje. Ni uhindura uwari umushumba kaba umwami nta na kimwe kimunanira agenga ibihe. Nako nshaka kugira ngo mwumve nindangiza nsoza. Mwavuga ngo amen. Hallelujah. Pastor, ni uhindura amateka wari umushumba kaba. Mwamona hano mfite amafaranga y'amarundi. Anashizemo ngo nture bampereza yandi. Amafaranga y'amarundi yanyu ni meza, anakoze na neza kandi ntekereza ko bino bitanu bifite agaciro. Ino senkimire hari ikintu nagura. Ariko mureke mbabazi. Ino senkimire wayigura iki muri Togo? Tacu. Uyafite gutya. Wayagura iki muri Togo? Tacu. Wayagura iki mu Rwanda? Tacu. Wayagura iki muri Ghana? Tacu. No muri Prene tacu. Ubwo ntataye agaciro? Siko kuri se? Nuko kuri. Amafaranga ni mezi Burundi. I Burundi. Ariko birasangwa n'ujya mu kindi gibanzu yavunje ariko yonyine gutya waburara kandi uyafite. Aha. Dufite abantu benshi baburayaga kandi bafite kwizera. Kubera kwizera kwa mafuti. Imana ni yayindi ariko kubera ko batagukoresheje ngo ibisubizo byabo bive mu ijuru bihinduka ibisubizo none. Bafashe Imana nk'inyantege nke barakomeje baragorwa kandi Imana yacishoboye byose. Kwizera pasa niyo mafaranga dukoresha mu by'umwuka. Niyo mafaranga, niyo monta ikora mu by'Imana. Mu by'Imana musu. Niyo mafaranga dukoresha. Niyo mafaranga tuba tugenda tukabwira mu ijuru n'ukwizera kuza kuzamuka ukagerayo ukabwira Imana ngo papa na mama barapfuye ntabo mfite sigaye ngenyine ariko kubera Imana ya Isiraheli nziga kandi ukiga. Mwavuga ngo yeme? Hallelujah. Imana yacu yemera ko umuntu afite icyo umuntu Biblia ngo umukiranutsi wanje azabeshwaho no kwizera. Kwizera. Ntago mfite ikibazo cy'uko Imana idashoboye mfite ikibazo cy'uko mutayizeye. Nari mfite akana kanje kishura 40,000 y'amanyarwanda nyashiye wenda $40. Aho kigaga n'ubuhamye inzi neza Imana yankoreye. Karangije karimo kwiga mbwira madamu namwe ati ko nize nabi nawe wize nabi n'umwana yige nabi. Arambwira ngo naya ngaya yaratugoye kuyabona twayibonaga bitugoye. $120 $120 ku mwaka. Para Twagize gutya. Ndangije ndamubwira ati sasa umva nkubwire umwana uko avuye ku ishuri buri munsi nkamubwira ngo mama ntabwo uzasubira kuri iriya shuri hari indi shuri bara hakurya ryiza bishura $200 ku gihembwe nabuze $120 ku mwaka none nzabona $600 ku mwaka buri munsi yataha uzarivaho buri munsi yataha uzarivaho umwaka ugiye kurangira umwana niwe wanyibukije arambwira kandi avuye muri gardienne ya mbere aramwe ngo papa ngo waravuze ngo nzava kuri iriya shuri niko navuze arambwira ati papa ni warafuze ngo sinzasubira hari nzajya kuri ya shuri rifite imodoka biga neza nanjye ariho niga niko navuze kandi nababwiye ushize ngo abadamu ba kera apana abo ngubu barasobanukiwe abakera akugira igitekerezo iyo mufite igitekerezo kigoye
iwe aravuga kandi agasigaramo hagati. Nibikunda azakubwire ngo narakubwiye, nibyanga ngo sinakubwiye. Nukuvuga ngo iwe ntabwo ajya, nukuvuga ngo ari yaranja ku buryo ahita agumamo hagati. aba Monique Akakubwira ngo ririya shuri ni ryiza nguzaritwareho umwana, agahita akubinda amakandi kajambo ngo ariko amafaranga aragoye. Ibyo byombe bikaba biraho. Umwana niyiga ngo narakubwiye papa runa, niyanga ngo sinakubwiye. Nukuvuga ngo iwe abari nkaho hagati. Umutima urambwira ngo kwizera kwanjye kuzigisha umwana hariya. Ndahamukura njya kumwandikisha, kandi sinkunda kuba mpari. Ngira madame ati mutware, arahamutwaye, ahamaze imyaka 4. tukomera Imana amashimisha cyane. Mwavuga ngo yeme Hallelujah. Urundi rugero rumwe, umunsi umwe twabaga mu nzu y'ibihumbi 60 by'amadolari 60. Nashe amadolari kugira ngo tuyahurize hamwe twese. Noneho umunsi umwe turavuga ngo ino nzu iratugoye tuyivemo. Twishaga amadolari 100. Umutima uratubwira ngo iyi nzu iratugoye tuyivemo, tujye mu nzu y'amafaranga make. Turayishaka, turayibona, tuyibone, turabazanya, mbaza madamu, ndamubwira ati ino nzu twabonye ninde uzayishura? Ngo ntamuzi. Hari akazi wabonye? Ati hoya. Harako nabonye? Ati hoya. Ahanga twa tuhamaze iminsi, ninde wishuraga? Ati ni Imana. Ha turayigoye se? Yagowe, yaduhakaniye ko yarushe, yatubwiye ko itakiyabonye. Tugume muri ino nzu kugeza Imana niduhakarika twango sinkibonye amafaranga $100 tuzava mwereka wabonye akazi. Ariko nimba ari Imana dukomeze tuyigore tugumemo. Tumazemo imyaka 8. uri umugabo. None mureke mbabazi, Yesu wanyishoboye byose ariko wananiwe byose byawe, mubanye gute? Akumariye iki? Yesu ushoboye byose ariko wananiwe byose byawe, none akumariye iki? Ferie desas. Ejo bundi mu minsi yashize n'urugero nkunda gutanga, nabuze nari mfite amafaranga makeya angeza ahantu Kigali, ariko ngiye gukomeza ahandi hantu mwivuga butumwe urugendo rurerure. Hanyuma nza mfite amafaranga make. Madame arambwira ati nose kufite amafaranga, udafite amafaranga kugeza iyo ugiye wabahakaniye kutazaza. Namwe ati hoya, nose ngenda ahita mpakana mfite naya ngaya kandi angeza hano kandi ntarahagera, reka ngende. Arambwira ati ibyo ni by'ubusasi, ibyo ni byo abantu bagikizwa vuba, we bireke dukomeza kujya inama. Nurira bisi nicaramo ndi hafi kugerayo, sigaje nk'iminota 45. Umutima namwe ati nugerayo uragenda nza gute? Uragira gute? Mitamona hagurutse umuhungu inyuma muri bisi twazanye ntazi, wananera kubuze feri ngo maze amezi 6 ngushaka, unshakira iki? Ngo hari ituro nari mfite shaka kuguha, byangahe? Arayampaye. Mitampamagara umuntu ngo nankatishize ndaza n'ishuri, harimo n'icyayi. Ntabwo naje noneho kubera ko ntarimo ndashaka kubabwira ngo Imana yacu ishoboye byose. Mwavuga ngo amen. Hallelujah. Ibi ngibi bitaragukora si uko binaniwe gusa, biterwa nuko mubanye. Ni icyizere uzuyigirira. Ngwindutira va mu rugo ejo bundi, madame yarambwiye ati sasa dufite ikibazo cy'inzu itarishurwa n'amafaranga y'umwana y'ishuri arasigaye. Namwe ati ibi ngibi bizakemuka, we tuza, Imana izabikora. Tumaze gutarama ejo bundi umuntu arampamagara muri Amerika, mu amafaranga nohereza abana. Urinde se? Ngo si ngombwa ko tunkwibwira. Wanyibwiye ngo si ngombwa. Ati mpa nimero z'umugore kandi si wowe nyaho, umwana yishuye ishuri. None murashaka ngo Imana tubane gute? Amen. No, iyo Mana murashaka ngo igire gute? Wowe wagize intege nke, ibintu byarakunaniye, nawe wahise uyifata uyitwerera izo ntege nke zawe nkaho itabishoboye. Imana yacu irashoboye. Amen. Imana yacu yoshobora gukiza iyo ndwara umaranye iminsi. Imana yacu yo gumara ubwo bukene ugira. Imana yohindura uwo muryango wanyu. Imana yacu irashoboye. Ni Imana ishoboye. Transforme. Dufite abantu bafite ibinyoma bidashira. Mu 2026 ngo izabigoye, mwarahageze. Muri 2026 mwarahageze. Kuma nakoresha experience ya 2025. Nima 25 yarakunaniye, na 2026 irakunaniye. Waretse kwibesha, waretse kumva ibinyoma bya Satani. Umwana umwe w'umukobwa baramubwiye ngo kushaje udashatswe, aramubwira Imana niyo yaremye abahungu. Ngo nyifitiye icyizere ngo kuburyo ishobora gusubira hasi kongera gatobe bitaka ikandemera uwanjye. Ati Imana siyo yabaremye, ati niyo yabaremye. Igitaka cyarashize, ati hoya. Ukuntu numva nyizeye, nza numva yo kongera kabumba ku bwanjye. Yari yafashwe.
yafashwe kabisa. Akaba n'abandi bantu bazagira ikibazo cyo bihumbi ijana ngo turapfuye. Upfuye wenyine ntiturimo twebwe. Fa wenyine. Imana yacu irashoboye twebwe. Hallelujah! Hallelujah! Fa wenyine. Irashoboye. Niyo yankije muri 2022 nabaye paralize kino gice ntaza numva ntaza nkora nza numva ibintu byaranze kubera akantu gatoye gusa. Niyo yankije none umeze neza. Kandi mugira ngo yankijije munese nica ngo mpa nkingizi. Nakazanga ndamwivuga butumwa nkagera ahantu bakama ibiryo bikandya mu nda nkarara ndasinzire kugeza mu gitondo gutya neza. Abakagira ngo nasinziriye. Ntasinziriye na gato. Nkomeza ivuga butumwa ndamwa ngo uzonkiza ndi mwivuga butumwa. Yesu yarankije meze neza. Woge ndugira dusigisigara ko Yesu yaradukije. Kira nawe wagifu. Umva nkubwire Satani nagusezereye. Agusezerere ugende wese n'izina rya Yesu. Sasa ako mureke mbabazi. Yesu wanyu namwe ashoboye byose. Niko kuri se? Uzumva Yesu yagukiza? Uzumva Yesu mubanye neza ku rwego wambwira ngo papa twatugiye kuburara none turabizi ko ufite ibiryo none tugiriye neza. Yesu wacu akabikora. Imana yacu niyo kwizerwa. Udusange, udusure, utwiyereke, turagukene, utube hafi, turakwifuza, turagushaka we. nijibana natwe Natwe mu bitunaniza itugendere birashoboka. Igibana natwe mu bitunaniza itugendere birashoboka. Imana yacu, Imana yacu iyo kwizerwa. Girira neza, girira neza, ayisanga abayise. Tijya irengagiza, Imana we uyisanga wese. Ihoriyaza amaso abayisenga. Hallelujah! Hey! Amen. Amen. Kwizera ndasoje pastor. Kwizera kumeze nka wifi, nka wifi. 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 Kuko hano twebwe nta simukadi dufite. Havuga ngo tuvugane na famiye zacu, biradusaba wifi. Wifi ishinzwe iki? Ubu ngubu irimo kumpuza n'umugore. Nicyo gusa wifi imaze. Irimo kumpuza N'umugore. n'umugore. Kwizera rero ni wifi. Niko kuduhuza n'Imana. Iyo utagufite ntibishoboka ko umuntu udafite kwizera yanezeza iki? Imana. None ndasoje. Iyo umuntu arigiye azabana nk'ikiraro ndutira ukabona hano hacitsemo nk'umugezi harimo ahantu. Arigiye umutima uzi kubwira amaso akakubwira ngo hano wahasimbuka ugahita wasimbuka. Akaba n'ikindi gihe umutima uzi kubwira hano hantu ntiwahasimbuka ugahita ureka. Niyo mbere yuko umuntu asimbuka abanza gusimbuka amaso. Amaso niyo azasimbuka mbere yuko Simbuka. aha.
ikibazo dufite abantu biyohereye nta kwizera bagira. Habanza kwizera. Kwizera niko kuza kubwira ngo ceceka, ibi ngibi ni by'akanya gato bizashira, hari ibindi byiza biri imbere. Kwanza kumva ko Imana yacu ishoboye byose. Mwakira ijambo ry'Imana. Imana ibagire neza. Amashyi menshi cyane ku ijambo ry'Imana.